twongere twiganirire ijambo ry'Imana. Umutwe w'ikiganiro uyu munsi uravuga ngo uburyo wasenga maze ugasubizwa. Kugira ngo usubizwe mu isengesho nuko uba wasenze uko bigomba. Ibyo nibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Tugomane muri iki kiganiro cy'ingenzi. Gusenga neza ni iki? Gusenga neza ntabwo ari ukumenya gutondekanya amagambo neza. Gusenga neza ntabwo ari ukugira ubushobozi bwo guhindura ijwi igihe usenga. Gusenga neza ntabwo ari ugukoresha ingufu nyinshi z'umubiri mu gihe cyo gusenga. Gusenga neza ntabwo ari ukumenya kurondora imirongo yo muri Bibiliya mu ijwi rirerire. Gusenga neza ntabwo ari ukubwira Imana ibyo igomba gukora. Gusenga neza ntabwo ari ukurira cyane. Ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Ayo magambo tuyasanga muri Luka ibice 11 umurongo wa mbere. Muri make gusenga ni iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana. Kuganira ni ugusangira ibiri mu mutima. Abantu benshi bakoresha igihe cyo gusenga nk'umwanya wo kubwira Imana ibyo igomba gukora. Umwanya wo gusenga wagombye kuba umwanya mwiza wo kubwirwa ibyo tugomba gukora n'uko tugomba kubikora no guhabwa imbaraga zo kubikora. Uburyo bwo kuganira n'Imana ntibugomba kuzwa n'uburyo tuganiramo n'abantu. Uburyo uganira n'umukoresha wawe butandukana n'uburyo uganira n'inshuti yawe, kandi uburyo uganira n'inshuti yawe butandukana n'uburyo uganira n'umwana wawe, n'uburyo uganira n'umwana wawe bugatandukana n'uburyo uganira n'umubyeyi wawe. Ikiganiro cyawe n'Imana kigomba gutandukana n'ibiganiro wagirana n'undi muntu uwo ari we wese. Gusenga ni nko kuganira n'umubyeyi mwiza. Kwegera umubyeyi biroroha kandi bikaryoha, kuko igihe cyose umubyeyi mwiza atekereza mu nyungu z'umwana we, n'imigirire yose ikaba iri mu nyungu z'umwana we, kandi ibyo umwana aba abizi neza. Niyo mpamvu yirukira umubyeyi igihe icyo ari cyo cyose. Imana ni umubyeyi wawe kandi mwiza. Igihe usenga hari ikintu ugomba kuzirikana mbere ya byose. Iki ni cyo kintu cya mbere ugomba kugira niba ushaka ko amasengesho yawe asubizwa neza. Ugomba kwegera Imana nk'umubyeyi wawe. Igihe usenga ugomba kumva ko uri kuvugana n'umubyeyi mwiza, umubyeyi ugukunda. Imana ntabwo ari nk'umupolisi ugucunga ategereje gukora icyaha ngo agushyire ku mapingu, cyangwa se arebe ko ukora icyaha ngo agukubite urushyi nk'uko bamwe babyibwira. Imana ni umubyeyi ugufitiye urukundo rwinshi rudashingiye ku bikorwa cyangwa ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana iragukunda, ikagukunda urukundo ruhebuje. Bibiliya bivuga hirya ngo, nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye koko batayimenye. Ni muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Uri umwana w'Imana, kandi ubuzima bwose bw'umwana ni inshingano z'umubyeyi. Uko niko Imana imeze kuri wowe nanjye. Mu gihe cyo gusenga, genda uzi neza ko Imana igukunda, ikakwakira uko uri kose nk'umubyeyi mwiza n'umwana bose. Imana ni umubyeyi kandi mwiza, iragukunda uko waba umeze kose. Ngo nuko musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mu gusenga wegera Imana nk'umubyeyi kandi wubashywe. Ikindi cya kabiri ni ukwizera. Kwegera uwo mubyeyi nk'Imana. Aha ndagira ngo tubyumve neza. Nubwo ari umubyeyi ariko agomba kwegerwa nk'Imana. Ni umubyeyi ariko ni Imana. Ugomba kumutandukanya n'umubyeyi w'umuntu. Imana ni umubyeyi ariko si umubyeyi w'umuntu, ni Imana. Abantu benshi bakora ikosa mu gihe cyo gusenga, ugasanga barafata Imana nka mubyara wabo. Hoya, mu Kinyarwanda baca umugani ngo kwisanga si ugusanza ibyo usanze. Urukundo ntabwo rwimura icyubahiro. Imana ni Imana. Imana ni ukuvuga ububasha buri hejuru ya byose kandi kuri byose. Mu by'ukuri Imana yawe burya ntabwo ari icyo wita Imana.
ntabwo ari icyo uvuga ko ari Imana, ahubwo ni icyo ufata nk'Imana, ni icyo ubuzima bwawe bugaragaza ko ari Imana, icyo ubuzima bwawe bugenderaho, icyo wubaha kuruta ibindi, icyo utekereza cyane kuruta ibindi, icyo wizera cyane kuruta ibindi ukakirengera, icyo ukunda kuruta ibindi. Iyo niyo Mana yawe. Muri Mariko ibice 12:30 waranditse ngo, nuko rero ukundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, mu bwenge bwawe, mu mbaraga zawe, aho ni Imana ishaka gutura. Maze ndagira ngo muri uyu mwanya urebe icyo watujemo, icyo watuje muri ibyo bintu Imana irimo igusaba kugira ngo ibe ari hiba. Kugira ngo amasengesho yacu asubizwe mu gihe cyo gusenga, tugomba kwegera Imana twizeye. Kwizera kugomba gushingira cyane cyane ku bushobozi bwa byose n'urukundo Imana Data ifite. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ifite ubushobozi bwose, Imana idakumirwa ahariho hose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi ibizaba byose, Imana idukunda cyane. Kwizera kugomba gushingira ku rukundo Imana igukunda. Urukundo Imana igukunda ruyitera kuguteganyiriza ibyiza no kugukorera ibyiza no kuguha ibyiza kandi mu gihe gikwiye, kuko Imana itagitinda nk'uko rimwe na rimwe tubyibwira iyo turambiwe gutegereza. Kandi nanone ntabwo isubiza mbere y'igihe. Hano muri Matayo 7:11 haranditse ngo, ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Twe turi babi ariko tugashobora gukunda abana bacu. Tugomba kwegera Imana rero tuzi neza ko biri mu bushake bwayo kutugirira ibyiza. Ubushobozi buhagije bw'Imana iyo bushyizwe hamwe n'urukundo rwayo rwinshi ni icyizere cyuzuye ku bana bayo. Uko kwizera niko tugomba kwegerana Imana mu gihe cy'isengesho kugira ngo dusubizwe. Ikindi cya gatatu ni ugusengera mu bushake bw'Imana. Isengesho rigomba kuba mu murongo umwe n'ubushake bw'Imana. Twatangiye tuvuga ko gusenga ari ukuganira n'Imana. Imana ifite uburyo bwinshi ivuganamo natwe, aribwo tumenyeramo ubushake bwayo n'amasezerano yayo kuri twe. Ugomba kwizera ijambo ry'Imana, kuko burya ijambo ry'umwami risohokana imbaraga z'ubwami muri ryo. Ni nako ijambo ry'Imana rifite ubutwari bwuzuye bw'Imana. Imana ivuganira natwe cyane cyane mu byanditswe byera. Niho dusanga ubushake bw'Imana ndetse n'amasezerano. Mu gusenga tugomba kutava mu murongo w'iby'Imana ishaka kuri twe. Uku niko umwami wacu Yesu yasenze nubwo yababaraga cyane. Ati, Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Mariko 14:36. Kugira ngo amasengesho yacu asubizwe mu gusenga, tugomba kuguma mu murongo w'ubushake bw'Imana n'amasezerano yayo. Kugirana ubucuti n'Imana ni ugukiranuka. Iki ni icya kane. Nubwo hagati y'umubyeyi n'umwana habamo urukundo rwihariye, ariko buri wese agira inshingano ze. Umubyeyi agira inshingano zo kwita ku buzima bwose bw'umwana nk'umubyeyi mwiza, ariko umwana nawe agira inshingano ze. Inshingano z'umwana ni ukumva kandi akumvira. Natwe tugomba kumvira Imana. Iyo kumva no kumvira bibuze, niho havamo kwigomeka, maze uko kwigomeka kugakora urukuta hagati yacu n'Imana. Urwo rukuta nirwo rwitwa icyaha. Ibyo bituma inshingano zo ku mpande zombi zidashoboka, ndetse no gusubizwa kw'amasengesho yacu ntibishoboke. Atari uko Imana yanze kugusubiza, ahubwo kubera ko network yakatitse, kubera ko nta communication ihari, imiyoboro iba yafunzwe, maze ubucuti bukazima. Aho nta kindi gishobora kuhakora uretse kwihana no kwezwa n'amaraso ya Yesu. Hano ijambo ry'Imana riravuga riti, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka.
ubucuti cyangwa se gukiranuka bituma ibintu bishoboka kandi bikoroha, amasengesho yacu agasubizwa vuba. Kubaka ubucuti bwawe n'Imana ni ngombwa cyane. Mbese mbere y'ibindi byose nasubiramo ngira nti kubaka ubucuti n'Imana nicyo kintu cy'ingenzi muri ubu buzima bwo kubana n'Imana. Ese Imana mumeranye mute muri uyu mwanya? Kugira ngo dusubizwe tugomba kugira bino bintu uko ari bine. Kugira ngo dusubizwe tugomba kwegera Imana nk'umubyeyi, twizeye ko ari umubyeyi mwiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugomba kwegera Imana dufite kwizera. Tugomba kwizera Imana ko ishoboye, kandi tukizera Imana ko ishaka kudukorera kubw'urukundo rwayo, ishaka kudufasha, kutugirira neza kubw'urukundo rwayo. Icya gatatu ni ugusengera mu bushake bw'Imana. Tugomba gusengera mu bushake bw'Imana dukurikije iby'Imana ishaka, atari ibyo twebwe dushaka. Icya kane, tugomba gusenga dukiranutse, ni ukuvuga dufitanye umubano mwiza n'Imana. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze itugirire neza. Mana Data, Mana nziza, turagushimye kuri mwiza. Tugushimiye ko wumva amasengesho yacu kandi ukadusubiza. Mana, uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Muri uyu mwanya ndasabye kugira ngo n'ubundi ukomeze ugenderere buri wese muri twebwe, utwigishe gusenga bikwiye. Turasabye ngo Umwuka Wera atugendere. Urakoze Data wera, ni mu izina rya Yesu dusabye, amen.